Turabashimiye abakunzi ba gurupe Nayote ni gurupe ikora umurimo w'Imana mu buryo bw'ivugabutumwa, haba mu ndirimbo, haba mu biganiro ndetse no gufasha. Hari hashizeho iminsi tudaherukanye ariko twongeye turagaruka. Muraho neza, murashima Imana mu bice murimo hirya no hino. Imana ishimwe ibahe umugisha, kandi turabibutsa ko nimujya mubona ibiganiro hari icyo bibungura, mujye mukora like, subscribe na comment kuri iyo channel ya Nayote Group. Dirigente murakaza neza. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ndabona umeze neza nta kibazo. Ndashima Imana. Hari hashize iminsi wabaga hehe? Mu rugo. Ubu se ugiye kubiki? Bidasanzwe nyine, ni impeshyi yonyine. Ni impeshyi, ni akazuba. Ariko urakomeye, ndabona Yesu ari kubigirira neza. Nta kibazo, turashima Imana. Mu isi niko bigenda rero, ariko ijambo riravuga ngo muhore mushima. Imana nishimwe. Hari inkuru nziza rero udufite yuko hari indirimbo uheruka gushyira hanze. Uri dirigente wa gurupe Nayote, ariko nanone ukaba umuhanzi ku giti cyawe. Reka ubanze usuhuza abakunzi ba gurupe Nayote, hanyuma ureba kandi karirimbo kagufasha, uhita uririmba iyo wasohoye, ubarangire n'aho bayisanga. Murakoze cyane. Amazina nitwa Aloysia Dushimira Imana. Nkorera umurimo w'Imana muri gurupe Nayote, dusengera muri ADPR. Ndi umuhanzi ku giti cyanjye, ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Imitego y'umwanzi iyo ni myinshi cyane, hahirwa uwihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ryiza ry'ubugingo. Ihangane wikwirwanirira gukoresha imbaraga zawe, mbere yo kuguhiza banze gukize. Amen. Ibyo bikomere n'inguma wagize, mbere yo kuguhiza banze gukize. Ibyo bikomere n'inguma wagize. Murakoze cyane. Iyo niyo ndirimbo iri kumfasha muri iyi minsi. Bafurira avuga ngo guma mu buntu bw'Imana, utegereze icyo yavuze, naho cyatinda kizasohora. Haleluya. Amen. Indirimbo yitwa Komera, nayo mu minsi mike nzayishyira hanze. Rero duherukana mbabwira yuko nshaka gushyira hanze, nyine gukora cano nkayishyira ku mugaragaro. Narabikoze. Indirimbo yanjye ya mbere yitwa Arihariye by Aloysia. Izajya n'ibishyi saa 10 muzayibonaho. Mukore subscribe n'ibindi byose nyine mukore like na share na comment. Ndabakunda cyane. Indirimbo ya kabiri naje kwishyiraho yitwa Urasa Neza by Aloysia. Iyo ndirimbo ni indirimbo y'ubukwe cyangwa se ntaramira abageni mu birori. Yego. Kandi nyine ndumva ari ibyo. Izo neza ndirimbo mfite kuri YouTube channel yanjye, ariko harimo n'udushoti twinshi dutandukanye, ariko utwo dushoti twomba ndirimbo z'abandi tusubiramo, nabyo mwajya mukareba byabafasha. Channel yanjye yitwa Aloysia TV Show. Ndabakunda kandi nzagenda mbagezaho n'izindi zitandukanye, n'izindi pe ko zirahari. Sibyo ko igihe kitaragira ngo zigereho, ariko igihe Imana yateguye cyangwa igihe Imana yagennye nikigera bizakunda. Murakoze cyane dirigente.
iyo ndirimbo ubarangiye kuri cano yawe ivuga ngo arihariye, wavugaga nde? ubwo wari ushatse gutanga ubuhe butumwa muri iyo ndirimbo? umugome w'Yesu arihariye, atandukanye n'abandi bose wabonye, aratangaje n'umwimerere mu mahanga yose, ni umugabo ubahiga, arera, asa neza cyane, ahumura neza Yesu we, amagambo ye araryoshye, namuvaho nje nkajya handi, ko muri we harimo byose. Amen. ntabwo nari nguherutse ariko ni amahoro. uzi ko uhogoje neza nari numiwe. hanyuma rero Imana iguha umugisha, ndetse unahise umumbwira uwo nashakaga ni Yesu wenyine. Amen. Hanyuma numvishe mfashijwe pe, arihariye, arera. Mukunde Imana kandi mukunde n'umwana wayo yatumye Yesu Kristo. Imana niguha umugisha. Ariko ntabwo uririmbye icya kabiri. Igikombe kirasesekara, Amen. Imana niguha umugisha Diligente, rwose ufite ijwi ryiza kandi Imana izakugeze kure. Hanyuma abakunzi bawe n'abakunzi ba Groupe Nayote bakora subscribe, niyo nkunga tubasabye, na like na comment. Ibigomba gukosorwa tugira inama tukanazigirwa, tukabibona hasi muri comment, kandi Imana ibahe umugisha. Izo ndirimbo babwiye uko ari ebyiri murazisanga kuri iyo channel ye, kandi mwumvisha kuri Aloysia TV. Bagahita babona Aloysia. Imana niguha umugisha. Hanyuma ntabwo wagenda udasezeye abakunzi bawe ndetse n'inshuti zawe, abo biba ngombwa. Wabavuga mu mazina. Imana iguha umugisha. Inshuti zanjye by'umwihariko nkunda Groupe Nayote bose, abamembazi ba Groupe Nayote bose ndabasuje kandi ndanabasezera. Ariko ubundi ari kubasezera, oya ntubasezere mu izina rya Yesu. ndabasuje mu izina rya Yesu. Nkongera gusuhuza ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye, ndabasuje. Nkongera gusuhuza undi muntu twakoranye umurimo w'Imana muri korali yitwaga Integuza, turi abana batoya, yitwa Nitanga Viateur, yari perezida wacu, aherereye mu gihugu cya Kenya. Tujya tuvugana ko ari amahoro, yabaye pasiteri. Imana ishimwe. Rero nyine ndamusuhuje cyane cyane, hari ibintu byinshi mwibukiraho kandi no muri buno buzima. Nyuma y'uko agenda turavugana kandi tuvuga ibintu by'umumaro binyubaka. Ndamusuhuje. Nongeye gusuhuza umuntu bita Izabayisenga, uherereye mu gihugu cya Kongo, ni umunyamasengesho, akunda Imana, avuga Imana neza kandi agira inama abantu kumva ukayigenderaho byiteka. Undi muntu nsuhuje, ndasuhuza umumama bita Aloysia, umushiti wanjye, bazina wanjye, atuye i Kigali Gahanga, turi inshuti. Nawe ndamukunda, numva ko mukunda, n'abandi bantu bose. Ndasuhuza n'abana banjye n'abindi. Teresa Adorana umugisha,
Imana nishimwe kandi nawe Imana iguha umugisha. Ibiganiro byacu ni akagaruka. Gusa muri uko kuba ducumbitse wababwira ijambo ribabera impamba muri ibi bihe ndetse n'ibihe bizaza. Buriya ijambo ry'Imana rirabibwa kandi aho ribibye rizana umusaruro. Hari uwuhumuriza uri mu bibazo, hari uba warihebye, hari uba uri mu byishimo mu mashimwe. Bagenere ijambo. Amina. Amen. Ijambo ndibabwire kubera ko nabwiye ko nkunda kuririmba, turisanga mu ndirimbo ariko ryanditse ahantu muri Zaburi ya 91. Uba mu bwihisho bw'izaba bw'isumba byose, azaba mu gicucu kizakishobora byose. Yenda abwira Uwiteka n'uruhungiro bwanjye, uri igihome cyanjye kinangira nk'abana ijoro. Abiringiye Uwiteka bameze nk'abamusozi mwiza wa Siyoni, utabashika kunyeganyezwa ku misozi igose Yerusalemu. Niko Uwiteka agusaba ntube. Amen, amen, amen. Uko Uwiteka agose imisozi y'i Yerusalemu niko agose abantu be. Humura, ibyo waba urimo byose Uwiteka arakugose kandi aragushyigikiye. Imana rero niguha umugisha Diligente, kandi twishimiye kuzongera kubabona mu yindi minsi iri imbere. Turava mu bwiza tujya mu bundi. Nanjye tuzashima Imana, kandi Imana idusaba kuyishima uko bwije n'uko bukeye. Mwari kumwe na Poete Flori, rero murakagira Imana n'amafaranga, nibyo tubifurije. Amen.